none ndagira mbabwire mwabagabo none murabona atari mwe muri kwijyana imageragere ne iri kuhamagara cyane mwe muri kwitelefone uretinyuka ugafata umugore ugahuza umugore ku kibambasi ubizi neza yuko uwo mugore najya kukurega batari bugufunge ni mwe muri kwifungisha ubwo ndabwira y'amana sibyo mutapinge umukobwa nk'uwo mwiza aremeye aragukunze uri kumva uzi nk'umukobwa kubitanye n'ikigaba cy'ikizungu cyangwa cy'ikinigeria kikamumenamo ifaranga uyu mukobwa ko nabamutese ijoro yabarenga reka ndamuzi njye twaraganiriye mu ego ko mana yanjye twarawe mu bukwe bwa Miki niwe wari wamwambariye suzi ko nabutashye se mani n'umukobwa utuje ufite discipline karito nikavuga mana yanjye ndagiye Shira umugani umwe yampano mu cyongereza please. Ikintu nabwira y'amano mu cyongereza sibyo njyewe niba mujyana imageragere birambabaza cyane kuko arabagiye kubaho neza ko abantu bari imageragere banywa isukari barya mayonezi bakoresha agakomande kwa Nyirangarama wapipe bakujyana igikondo ugenda ukubiteho nk'umwaka kwa Kabuga uve kwa Kabuga ujya Gitagata ugende nawe wakubita umwaka ku mazi uzaza ufite ubwenge ndago uzongera gufata igitsina gore ngo cyandagaze ngo urimo uragaragaza imyanya yacyo ngo urimo rishimisha kumamazeni babanza bagukamurema ayo makoma ufite ibikoma n'ibitama byinshi byuzuyemo amata sibyo banza ugenda urya ikigori umwe n'amazi yo mu kigega wowe sibyo noneho ugenda ujya kuririmbira imfungwa zisha abantu ubanza ugenda uzisusurutse uhita utekereza konseri wabaguri murakora wowe yuzuye abazungu yuzuye ibyana uhita ureba konseri none uri gukora bari kukumena amasabune baguferesta amakorogati baguferesta amakamambiri mu gihe baguferestaga amadolari uzagaruka ibyo bikoma byari kuvuye mu mutwe uzahita ufungura ubwenge uhita none uririmba indirimbo iteza imbere igihugu yubaka n'urubyiruko. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 077934171225 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo yego ukabasha kugenda niyo mpamvu mfite umujinya n'umbiri abagabo mwese turabizi mudukunda ariko iyo mugiye kudukubita mani mudukubita nk'inzoka nta nubwo mwibuka ko twababyariye cyangwa twigize kubakunda urakubita ingumi ijisho rigata ritukura sheri wakohereza urushyira ukavanaho n'ugutwi uri ko okay wowe utekereza ko ibi bintu byadutse byo kurumana urabivuga iki mani horaho yo mu gihugu cyo mu ijuru kubera ubutabera wazanye mu Rwanda niyo mpamvu ngiye nkunda igihugu cyacu sinava no mu Rwanda do umunsi mu Rwanda bazamfunga nzaba nakoze amakosa nzaba maniwe ibyaha byanjye sinzava mu Rwanda dufite ubutabera butabaho uri kumva nukuvuga ngo urareba kera abagore barabicaga bakabashyingura no mu mbuga murabyibuka ko barenzagaho imboga abagabo benshi bari imageragere nabagiye bakubita abagore babo ariko ibintu byagiye bigabanuka none ubu hadutse ibintu byo kurumana amatwi ribu dutabaze n'umugore wese uri mu nzu utinya ngo umugabo warakwica n'ujya kumurega cunga agiye ku kazi ugende kuri ribu ugende ubivuge werekana amavideo yose ukuna gukubita nimba uhamagara mama wamwereka ukuntu ikijisho kimeze genda kuri ribu bivuge ariko ikibazo cy'aba bagore aravuga ati se ninjya kumurega iyi nzu nzayishyura gute aya mashuri y'aba bana baziga gute nibafunga ingegera akemeraga kubitwa mpaka gapfa ugasanga mumenye ko umuntu yakubitwaga ari uko umuntu yapfuye ngo umugabo yishe umugore ibyo bintu murumva ari byo byagakwiye mwabagore mwe muhaguruke mwese tugende mu butabera tujye kurega aba bagabo aho kugira ngo uzasiga abana bawe emera ube single mother aho kugira ngo uzasiga abana bawe emera ube single mother kuko umugabo azakwica sheri umugabo yahuye n'indaya utekereza abagabo bose ari bamwe Jessica utekereza ko kuba Skype yararumye umugore amatwi
yampana akaruma umugore w'amazuru baba barabiganiyeho. kutavuga ko bro wanjye nawe bamutemye umutwe ntabyo uzi Nase ntiyatemwe n'umugore. noneho rero nyine ndikubwira abantu mwese Bro ni icyamamare. ibaze ko bro wanjye yanze kujya kurega uriya mukobwa muri RIB ngo batamufunga ngo kuko ngo yamukundaga ngo nibatandukane basi yaramwishe neza n'ubu ngubu turacyajya guca muri sikaneri. Byagenze ibi bintu ukuntu byagenze uri kumva yego ukuntu byagenze. Stone yaje kunsura i Musanze azanye na murumuna wanjye. Stone kandi umwe gukubisa ugapfa umwe gukusaga gushyira njye twaratandukanye ariko ni inshuti y'umuryango wanjye kubera ko twabanye imyaka 4 mu nzu nzamufata mutandukanye n'abavandimwe banjye se umwe gukusaga gucisha misire mu kibuno. njye ntabwo mukunda sinanamukumbura ariko kandi yaraje gusura Musanze. yaje kunsura nyine aherekeje murumuna wanjye. ndabyibuka ko mwabonye amafoto bari kuri Best View murumuna wanjye afite imodoka kuba yavuga ati njye ngiye gusura mukuru wanjye Stone akamubwira ati ndaguherekeza ni ibintu bisanzwe. ubwo bro wanjye nawe Rejo aba aravuze ati nanjye ndagenda noneho mu modoka umwanya uburamo uwo mukobwa wari guherekeza uwo bro wanjye wundi bita Rejo. aravuga ati nanjye rero nimba mu modoka mbuzemo nago nanjye ndi bubyemere kugenda. umuhungu ati gutu datuma njya gusura sister wanjye kuko wambabariye ko kuva yava i Kigali naramusura undi tikanze nkwereka ibintu ngiye kugukorera. umukobwa yita ku myara gufatira icupa rya Musteri ari kubita ku cyuma arangije itari kubita bro wanjye mu musaya ryapfumutse. muri kumva ibintu yamukoreye amukata ugutwi kuva kuratandukana Godfather amafoto warayabonye. narababaye ndababara ubwo umunsi bari kuza kundeba byahise bibi bibazo baba bafashe uwo Rejo baba bamujyanye urumva sister wanjye yahise abona umuntu amaraso ari kududubiza cyane abona nahamagara ambulance irajya kuhagera umuntu yapfuye ahita amukubita mu modoka ye vuba vuba no kwa muganga i Kanombe. sibyo areba abona imodoka mu modoka uzuye amaraso aravuga ati ntago tukigiye gusura sister. ndababaza ati se ko nabategereje muragihagera ryari iti byakomeye ati Rejo bamumennye umutwe turi kwa muganga ati nyereka amafoto ndebye nanjye ndumirwa. uri kumva bamugejeje kwa muganga ubwo mu gitondo kuko bo bafite imodoka kuko ngiye urumva mfite akabari ndarankora bo bahise baza kumfata muri iryo joro. mageze nsanga umuvandimwe agiye gupfa. none izi nkundo zo kwicana ubuyobozi nibugira ikintu buzikoraho mutubabarire. Jeannette Kagame yaravuze ngo ntago tuzongera gukubitwa kandi koko gute dukubitwa mugira kutubyaza mugira no kudukubita ibyo se nibiki tuzasaza gute imigongo mwarayimaza amatwi mwarakataguye amazuru mwarakataguye. hanyuma se musaza wawe we ubwo turabigenza dute? musaza wanjye we urumva yanze gutanga uwo mukobwa kuko yamukundaga aravuga ati njyewe ahubwo dutanduka nako tutagize mama yarakubise yagize utete vuga yanze kuvuga hano uwo mukobwa aba gusa uwo mukobwa amenye ko ndi kumushakisha imyenda yawe iracyari mu rugo yuzuye amaraso aho nzahurira nawe ntago uzancika ibizibiti ndabifite byo kwankubita umuvandimwe wanjye nje nzakwifungira azasiduka yumva wowe nagufunze nubwo yatinye uzi ko yaramwishe byanyabyo amatwi yari abazi yose ayavanaho mwambobo mwe izo nkundo mudukunda n'inkundo nyabake zo kutwica. niyo mpamvu njyewe dore n'Imana ibyumve kuva Stone yankubita natinye kongera gushaka umugabo kuva natandukana na Stone njyewe maze hafi imyaka 2 nandukanye na Stone nta mugabo ndashaka. ese mubona uko namubuze barahari benshi birwa banereta ariko inkoni nakubitiwe hari ahantu nago nazikumbura nanjye Imana izamu umugabo uzamvunikira agende anywe ansabagwe nanjye mfite imitungo azana imitungo ye dusezerane ivanga mutungo rusange nanjye ngira ijambo ku buryo azamuka gato nirukanyira kuri RIB bana baratugabana basupasi nta kintu ufite nta kintu navugana nawe imyaka 2 ndisingo
ishwi singiye gupfa. Godfa kuki utasabye Jessica gushyiraho Umugabo aragukubita akagukubitira no mu mitungo yawe. None se wagize ngo iriya mitungo yawe Skyto iriya nzu ni y'umugore w'iwabo na Skyto. Umugore wo kwa Skyto yagurishije inzu y'iwabo. Uriya mugore wa Skyto yari afite imitungo iwabo. Itonde afite ibimenyetso. Ibaze. Iriya nzu ni y'umugore wa Skyto sheri. Niyo mpamvu Skyto yamutereye ivi bagasezerana. Skyto azi ubwenge. Akibona umugore agurishije iwabo bahise basezerana. Sikusetsa. Aramufungishije Skyto. Kamaro twahuye ejo kuwa mbere nibwo yagiye muri pariki kuburana. Urumva umugore arashaka kumufungisha kuko umugore arabizi neza ko imitungo ari yiwabo ari yiwe. Urumva umugabo kandi nawe arabizi neza yuko nanasohoka afitemo icya kabiri azaza bagabana. None aramufungishije da. None se reka nkubwire Godfa njye ndumva nanashyiraho video nkavuga mu ndeba ngwino n'ubundi nanjye nibyo nashakaga. Kubera ko iyo umuntu muri kumureba aba ari kuvugisha ukuri sibyo. Aba ari kuvugisha ukuri. Dekanera agatebere kanicare. Ni ukuvuga ngo rero impamvu mbivuze ko urabye umugore wa Skyto. Njye nakundanaga n'umuhungu bita Mause bita Blessing. Noneho yaravuye mu Bushinwa. None avuye mu Bushinwa yarafite amafaranga kuko icyo gihe nari agakobwa keza. Nari nyiri muto ndi nko mu myaka 19. Urumva nari mwiza pe. Nari mwiza nyiri muto. Abagabo bose baransariye na Jepoli niyo mpamvu buriya yankundaga. None uwo Mauseni yaravuye mu Bushinwa. Uwo Mauseni yaravuye mu Bushinwa afite amafaranga azanye amafaranga menshi. Icyo gihe rero nari umumansuzi mbyina Sun City kwa Seka. Kandi uwo mugabo yarazaga akagura amakaziye nk'atanu papa ya Heineken agatereka hariya. Johnson amaboto. Nta mukobwa n'umwe utaramukundaga. Uriya mugore wa Skyto rero baba bamumuhayemo pase. Bamumuhamo pase kumbi atwita inda ya Skyto. Ubwo umukobwa aravuga ati Skyto icyo gihe Skyto yari imbobo n'amafaranga agira acuruza imyenda ya caguwa Kimisagara. Njye mvuka Inyamirambo mu Nyakabanda. Ibintu mvuga ndabizi ntabisubiramo. Skyto turaziranye acuruzaga imyenda caguwa Nyabugogo hano Kimisagara mu soko rya Kimisagara. Mama yajyaga numayo ngiye kuzana isombe akampamagara ngo mwana Jessica ngo ngwino tuguhe icyangwe. Kera nari agashinzi nyine nagendaga nijugunya ukuntu nyine nirya mukuru ngo ndi kwigana ngo bari hana bo hanze. Ubwo ndangije uwo mugabo ubwo urumva uwo mugabo mu Bushinwa ko yarazanye ibiceri byinshi. Nanjye nari umumansuzi kwa Seka ntago yari kunshika. Nahise mukubita mu nzu tuba turabanye muvanye muri hoteli ko yabaga muri hoteli. Turabanye mu nzu nkazamuhatake. Noneho muri telefone kwa kundi nyine umukobwa byuka mbere umuhungu agisinziriye yabaga yanywa Johnson menshi yamugagaje. Mbangiye muri telefone ye mbonye message umukobwa ari kumushimira ngo yamuguriye gaze. Ndavuga ntago biba. Batsigaye bagurira abakobwa gaze. Mbangiye muri chat mbayimereye hejuru ndavuga ati mu izina rya Yesu. Umukobwa ari kumubwira ngo aratwite. Nibwo namenye message zuko uriya mugore wa Skyto uwo Mauseni yamukodesherezaga inzu akamugurira na gaze ibikoresho byose byo mu nzu. Kumbi inda yahise ayivana kuri Skyto ko yari umukene ayigereka kuri uwo nguwo Mauseni. Noneho njyewe uwo Mauseni ndamubwira ati ndagukubita navuka hano mu Nyakabanda sheri. Namukubise ari kumwe na mukuru we ndamubwira ati iyi ndaya wishyurira inzu. Umva ndavuga ati ngombe nyimenye mbafashe nimero z'umugore wa Skyto ndamutelefona ndamubwira wowe gute wirirwa umamagara umugabo ngakwishyurira inzu nibiki. Ati ndatwita ati yanenda. Ubwo mbambuza ukuntu mbigenza mbambombye umukire nyine. Urumva ntago nari gukomezanya n'umukire kandi ngiye natwite. Yakomezanyije n'utwite akazajya yishyura inzu. Iyo nzu akayibanamo na Skyto akanabahira ibiryo. Ariko uwo muntu kuko nyine yabaga mu Bushinwa ntago yari azi game yuko inda ari ya Skyto. Arayirera ni nayo mpamvu Skyto yagize gute yakoresheje ibintu bya DNA. Ariko ababyeyi buriya mukobwa iwabo turaturanye kwa Kimaranzara. Njyena kwa nyogokuru wanjye hari kuri Apasi mu Nyakabanda iwabo hari kwa Kimaranzara uzamukiye kuri kontineri. Niho yakuriye n'ababyeyi be ndabaza.
so imitungo rero bamusigiye iwabo bari baranze kayigurisha kuko babonaga ari umusinzi. Urumva yahoraga arwana na Skate buri munsi, nambara zidashira. Ego ko mana ariko ubwo nk'abahungu mwirirwa muvuga ngo abakobwa ngo beza barabuze, ariko bro ngaho ndebera ukuntu ndi mwiza. Reba nyashi urazibona, reba ubwiza mfite n'umupuri, ibere rirahagaze, warangiza ngo wabuze umukobwa mwiza. Jya muri comment niba ushaka ko nyiguha fresh, unyandikire ubundi duciringe ibifatika.